kunywa amazi ni ikintu gikunze kugora abantu benshi batandukanye, bitandukanye na wa mugani dukunze kuvuga ngo ikintu cyoroshye ngo cyo cyoroshye nko kunywa amazi. Ahangaha rero kubera ukuntu kunywa amazi bigora abantu benshi, muri iki kiganiro naguteguriye ku byiza byo kunywa amazi ndetse n'ingaruka zishobora guturuka kuba umuntu adafata amazi ahagije. Nguhaye ikaze rero kuri channel ya Warasco Info and Facts. Nizera ko tugiye kubana mu ntangiriro z'ikiganiro ndetse tukaba turubogerane ku musozo w'iki kiganiro. Nk'uko benshi dukunze kubivuga, kwirinda biruta kwivuza. Ni byiza kunywa amazi ahagije kugira ngo umubiri wawe umererwe neza ndetse ubashe gukora neza uko bikwiye. Amazi ni ikinyobwa gitangaje kuko uretse no kuba atuma umubiri ugira ubuzima bwiza, anafasha kurinda indwara z'impyiko ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Kunywa amazi ahagije bisohora imyanda itandukanye mu mubiri, ibi bikagabanya ibyago byo kurwara indwara zishobora guturuka kuba iyo myanda itasohotse neza uko bikwiye. Ni ukuvuga ngo ndakeka twese tuzi ibyo twita amaprotein turya mu buryo bigiye bitandukanye. Iyo ageze mu mubiri rero umubiri urayakoresha ugakuramo ibikwiye by'umubiri ugomba kwifashisha. Iyo umubiri umaze gukoresha izo protein, hari uburozi nyine bwaturutse kuri ayo maproteine. Ubwo burozi babwita urea. Kaya yacu iyo yagiye ikora akazi kagiye gatandukanye, nayo hari ubundi burozi isohora bwitwa creatinine. Ni ukuvuga ngo rero ikintu gishobora gukura ubwo burozi mu mubiri wacu ni impyiko. Ni ukuvuga ngo rero iyo utanywa amazi ahagije kugira ngo impyiko zawe zibashe gusohora ubwo burozi uko bikwiye, ubwo ni urea na creatinine, ubwo bituma ubwo burozi buba bwinshi mu mubiri. Ni ukuvuga ngo uburozi cyane cyane ubwo bwitwa urea ni uburozi bushobora kwangiza ubwonko, aho umuntu ashobora gutakaza ubwenge mu gihe ubwo burozi bwa urea bwabaye bwinshi cyane mu mubiri, ndetse bushobora no gutuma umuntu agira ibimenyetso bigiye bitandukanye, harimo no gutangira kuva amaraso mu bice bigiye bitandukanye nko kuruka amaraso cyangwa se kwituma amaraso. Ikindi nanone, kunywa amazi ntabwo ari ukunywa amazi abonetse ariyo yose. Niba ugiye kunywa amazi ugomba kunywa amazi meza ateguranye isuku, kuko nanone kunywa amazi mabi adasukuye neza, ibi nabyo bigushyira ku ngaruka zo kurwara indwara turuka ku mwanda, harimo n'impiswi ndetse n'izindi zitandukanye. Kunywa amazi meza kandi ahagije bituma nta munyu mwinshi cyangwa se ubutare cyangwa se mu ndimi z'amahanga ibyo bita minerals byirunda mu nkari, kuko ayo mazi asa nkaho abifungura maze bimwe bikabasha gusohoka mu mubiri wacu. Rero iyo ubu butare, iyo utanywa amazi ahagije, ubu butare busa nk'ububa bwinshi mu mubiri, bikaba byatuma hakwirema amabuye aturutse ku kwibumba k'ubwo butare buba buri mu mubiri, bikaba byafunga inzira z'inkari, bishobora gutuma nyine umuntu agira indwara y'impyiko, bivuze ko impyiko zirangirika. Ikindi nanone ni ukuvuga ngo iyo inkari zitabasha gusohoka neza kubera ko inzira z'impyiko zifunze, ibi ngibi bituma inkari zitangira kwireka mu nzira z'inkari ndetse no mu ruhago rw'inkari. Ibi ngibi bikaba byagushyira ku byago byo kurwara ama-infection benshi tukunze kwita UTI cyangwa se urinary tract infections. Kunywa amazi menshi kandi meza ku muntu urwaye infection mu mpyiko ndetse no mu nzira z'inkari cyangwa se mu nzira y'inkari, izo infection zikira vuba. Ari nayo mpamvu iyo urwaye izo infection umuganga agusaba kunywa amazi ahagije. Kutagira amazi ahagije mu mubiri byongera acide mu maraso, bikazamura ingano y'ibinure
bibi bizwi nka bad cholesterol. Ibingibi rero bikaba byagushyira ku ngaruka zo kuba wagira umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Ikindi nanone ni uko kunywa amazi, iyo umuntu anywa amazi ahagije bigabanya ibinure bibi gitsindagira mu dutsi tw'amaraso. Ibingibi nyine bikakurinda indwara y'umuvuduko w'amaraso, ndetse bikaba byakurinda no kugushyira ku ngaruka zo kuba wazagira stroke. Iyo utanywa amazi ahagije rero bishobora gutuma ugira umwuka uhumura nabi mu kanwa, kabone niyo waba ugira isuku ingana gute, ariko iyo utanywa amazi ahagije bigushyira ku ngaruka zo kuzagira umwuka uhumura nabi mu kanwa. Waba umaze igihe kinini ucecetse, wavuga ukabanza kwikanga. Ni ukuvuga ngo rero kunywa amazi ahagije, ibi ngibi bituma umwuka uhumura neza mu kanwa. Kunywa amazi ahagije nanone bituma umuntu agira amacandwe ahagije. Ibyo bikarwanya tumwe mu mamikrobe aba mu kanwa nk'amabagiteri, cyane cyane akunze kuba ari ku rurimi, bigatuma amenyo ndetse n'ishinya bigira ubuzima bwiza. Ikindi, iyo umuntu atanywa amazi ahagije bituma ahorana umunaniro, yicara arimo arasinzira, kabone niyo waba wasinziye amasaha ahagije, ukaba wasinziye amasaha ari hejuru ya 6, ariko n'ubundi ukajya wumva urimo urananiwe, ubyutse ibitotsi bidashize, ku manywa wiriwe urimo urasinzira. Ibi biba byaturutse hehe? Biba byaturutse cyangwa se ni ingaruka zo kutanywa amazi ahagije. Ikindi nanone, kunywa amazi ahagije bituma umubiri ukora neza, ndetse bikaba byatuma umubiri wawe uhorana ubudahangarwa, bityo rero bikakurinda kurwara indwara zigiye zitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero iyo utanywa amazi umubiri wawe ntabwo ukora neza. Ibi ngibi bikagushyira hehe? Bikagushyira ku ngaruka zo kurwaragurika, kuko umubiri wawe uba watakaje ubudahangarwa. Umuntu nanone utanywa amazi ahagije akunze kwituma impatwe, nk'ibyo dukunze kwita constipation. Dukunze kuvuga ngo narwaye constipation, abana narwaye constipation, abakuru narwaye constipation, abakecuru narwaye constipation, abasaza narwaye constipation. Ni ukuvuga ngo rero iyo utanywa amazi ahagije bituma urwara constipation. Ni ukuvuga ngo rero kunywa amazi bituma igogora ry'ibyo umuntu yafunguye rigenda neza, ndetse n'igihe cyo kwituma bimugoye. Umuntu utanywa amazi ahagije agira uruhu rukanyaraye, rwumagara, n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye by'uruhu. Ugasanga uruhu rwawe urusiga amavuta agiye atandukanye, ariko igihe cyose ubona rutangiye kwisatura, ubona rwumagaye, wabaje inshuti zawe zigiye zitandukanye, bakurangiye amavuta agiye atandukanye, bamwe yarabafashije bakuvuga ko aborohereza uruhu, ariko wowe wabikora uruhu rwawe n'ubundi rugakomeza rugakanyarara. Rero ikibazo gishobora kuba kiri kuko utanywa amazi ahagije. Ikindi kintu ni uko iyo utanywa amazi ahagije, inshuro ujya kwihagarika ni nkeya cyane, ndetse n'iyo unagiye kwihagarika usanga wihagaritse inkari zisa nabi, zisa umuhondo, ndetse hari n'igihe uzasanga utangiye no kwihagarika inkari zisa nka Coca-Cola, cyangwa se inkari zisa cyangwa se icyayi cya mukaru. Ni ukuvuga ngo rero iyo watangiye kwihagarika inkari zisa nk'icyayi cya mukaru cyangwa se zisa nka Coca-Cola, iki ni ikimenyetso cy'uko impyiko zawe zatangiye kwangirika. Biturutse kutanywa amazi ahagije. Ibyiza bizanwa no kunywa amazi ahagije harimo gutuma umubiri w'umuntu uyanywa ukora neza, cyangwa se bigatuma ahorana imbaraga, ndetse n'ubwonko bwe bugakora neza.
Ikindi, kunywa amazi ahagije birinda kurwara ikirungurira kuko amazi asa nk'agabanya aside mu gifu. Ikindi nakubwira ni uko kunywa amazi ahagije birinda abantu bakuze kubabara mu ngingo. Bivuze ngo niba ugeze mu zabukuru ugomba kunywa amazi ahagije kuko ibi ngibi bikurinda kubabara mu ngingo cyangwa se rubagimpande. Ndagushimiye cyane wowe wabanye nanjye muri iki kiganiro kuva ku itangiriro ry'iki kiganiro kugeza ku iherezo. Nkushimira cyane ku bwanya wawe wafashe, ndetse nusaba niba hari ikibazo wifuza cyangwa se igitekerezo wifuza gutanga wacyandika mu mwanya wa comment. Murakoze cyane.